Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu munsi nawo utwongeje wo kurama wo kubaho. Icyubahiro ni icyawe kandi tunezerewe umutima yacu ko uduhaye uyu munsi nanone. Data, dushingiye ku ijambo ryawe ritubwira ko ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu kandi rikaba ari naryo mucyo umurikira inzira zacu, natwe dufashe umwanzuro wo kujya turisoma kugira ngo rituyobore uburyo tugomba kuvuga, rituyobore mu mitekerereze yacu, rituyobore mu mikorere yacu, ibikorwa byose dukora bibe bijyanye n'icyo wadushyiriye ku isi. Data, ngaho bana natwe utwuzuza imbaraga zawe zo kubikunda ndetse no gushyiraho umwete kugira ngo dusobanukirwe icyo dushakaho kandi tubikore mu buryo bukwiye. Bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi tugiye gusoma igice cya 15 igice cya 16 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka duhere ku mutwe w'amagambo y'igice cya 15 tubwira ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu ruzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose bibamenyesheje. Simwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Tugeze ku murongo wa 18 ariko tugiye guhera ku mutwe wayo uvuga ngo uko ab'isi banga Yesu kandi bakanga nabe. Ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi, ab'isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite. Ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga jyewe na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya.
kandi namwe muzampamya kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Tugeze mu gice cya 16 tugiye guhera ku mutwe mbere ko dusoma umurongo wa mbere uvuga ngo Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa. Icyo mbabwira ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo, kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuka ko ari njye wabibabwiye. Umumaro Umwuka Wera azabagirira. Uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya ku wantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'iyi si aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi igihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa be barabazanya bati, ibyo atubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntitumubone, maze hazabaho igihe gito mumbone? Kandi ngo kuko njya kuri Data. Kandi bati, ibyo ni ibiki ngo igihe gito? Ntituzi ibyo avuze. Yesu amenye ko bashaka kumubaza, arababaza ati, murabazanya ibyo mbabwiye ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone? Ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore iyo aramukwa arababara, kuko igihe cye gisohoye. Ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe, kandi imitima yanyu izanezerwa, n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ibyo mbibabwiriye mu migani, ariko igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya Data neruye. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Navuye kuri Data nza mu isi, kandi isi ndayivamo nsubire kuri Data. Abigishwa baravuga bati, dore noneho areruye nta mugani uduciriye. Ubu tuzi yuko uzi byose, kandi ko utagomba ko umuntu wese agira icyo akubaza. Nicyo gituma twizera ko wavuye ku Mana. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora, ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga jyenyine. Ariko sindi jyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwiriye
kugira ngo mugire amahoro muri jye, mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Dusoje igice cya 16. Umwuka w'Imana akomeza kuganiriza buri muntu wese amubwira icyo amushakaho. Umenye Imana ishaka ko twakira, tukakira mu izina rya Yesu. Muhirwe kandi mugubwe neza.